kubabwira ngo tuzabazanira agasobanuye noneho uyu munsi noneho kane agasobanuye kari kuri Ruvuvu TV. Aba ni abagore babiri, umwe ati ni wowe njyana umugabo, undi ati wa mugore we uranshakaho iki, ati kanze nkwereke aho mbera umugore. Hano hari abagabo babiri, umwe yitwa Simone undi yitwa Shamamba, hari ibyo batumvikanaho neza, nibo bapfa umugore nabyo biranyobeye. Ahangaha umwe hejuru undi hasi, imigeri amakupe ndetse n'ingumu, ibintu bije gufata intera muri Ruvuvu TV. Niba atari ubwumvikane bari iki, ibi byo noneho bibaye ibindi ibaye the one is very free empire. Noneho hano ngo bafatanye n'igifato papa, noneho ngo tireka nkwereke noneho ko byose bishoka nakupenda zizi. Shamamba hejuru avunaguye umuntu, ariko hari Simone ati nanjye ndakwereka Shamamba arita kumaravuga ngo nafurike ndazizi, ariko ahangaha ho umwe araza gucika umugongo cyangwa umutsi w'ikibuno ubigenderemo. Ahangaha umwe umutsi w'ikibuno ushobora kubigenderamo papa. Dore noneho na Simone ararakara avuga ati ngo nje ndagufata mu gaturambembe, noneho ngo uture hasi muvunagure. Shamamba niba araza kuvana ari muzima nabyo biranyobeye. Ntibishoboka. Abakobwa hano barongera bati uri weho, ati ni wowe njyaniye umugabo, ati reka ngukubite noneho uzumve, reka ngukubite umenye ko nanjye atari wowe, reka ngukubite ubone uko imbwa zambagwa. Umukobwa anakubita amajido wajyana iboyika papa, umukobwa wajyana iboyika ntago abyumva neza, noneho no kumukaraga mutura hasi.